1968. Dukomeje gato mu 1971, se umubyara Faye Trump yamweguriye imitungo ye yose yiganjemo amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo uyu mubyeyi we yari yaragiye akora hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose arabimwegurira. Mu gihe mu mwaka wa 2018 yashyizwe ku rutonde rw'abaherwe bahagaze neza mu isi. Icyo gihe yashyizwe ku rutonde rw'abaherwe bahagaze mu isi n'igitangazamakuru cya Forbes magazine. Icyo gihe cyamukize ku mwanya 766 ku isi, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ari ku mwanya wa 248. Icyo gihe yari afite umutungo ubarirwa hagati ya biliyoni 3.2. Trump kandi nanone mu buzima bwe bwose yafashe cyangwa se by'umwihariko yashatse abagore 3 mu buryo bwuzuye, ndetse abagore 3 aza no kugenda abatunga, uretse ko nanone bagiye batandukana mu bihe bimwe cyangwa ibindi. Uwa mbere abanje gushaka umugore wa mbere mu mwaka w'1977, barakomezanya bagera mu mwaka w'1991. uwo mugore yitwaga Ivan.
bose bateganijwe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hagomba gukurwa